kubera iki ibintu byanditse ageze muri Canada wasanga hano nta marezo arahari yo kwandika buretse gatuvuze mu iki mu Rwanda network arafite yo kwandika uyu nasubira mu Rwanda ndamoka cyangwa akaba yigiye icyongereza muri Canada cyangwa akaba yibona yundi ari ndagukunze rata ariko wa mugani buretse gato ako asanga yiboneye undi kuko ntabwo Dekati yarabarabuye bro Dekati yarabivuze banga kumva iyi ni operation ya kaboko erega nkubwiye Godfather Godfather umwana muri zinakuru urutozi y'abantu bazi ko umuntu ari umwasama ibyo yavuga byose Dekati ntabwo tumufata nk'umuntu serious sometimes niyo avuze ari bivuga ati nibwabwasama nyine ni kwa kundi yitukanira akandi arimo aravuga ibintu bizima ni nkaho byari by'umwana murizi Dekati yari posting ziriya niga pe yari posting okay byara ngiye reka nze nkubwire urukumva buri muntu afite ntuzazi boundaries atakora ntabwo nyine avuga ku buzima bw'abantu muri ari nk'amakuru mfite ari nk'amakuru azagenda turika mukayamenya hari nk'ibyamamare ngiyewe nzi hari nk'umuntu wari ugiye gukora divorce ejo bundi umudamu aramwohereza i Burayi aragenda ajya kwidekarara barashwana aza mu Rwanda umutipe ntihajya kumwakira ntimumuzi se n'umwana we birebire hari harimo inkuru iryoshye ndaruca ndarumira amakuru yose abahari muzareba uyu mugabo navuga muzirukanka mwese muziruka ariko muzabona ubusikama buri mu ntuza kuko nzibara n'abazakurikiranwa mu nkiko muri ibintu by'uyu mukobwa hari abantu bazakurikiranwa mu nkiko habayemo ubusikama bukabije harimo ubusikama burenze uko mubitekereza ariko tumanze turebe Sankara murebe iyi foto ntabwo ari body shaming umukobwa umeze nka Brenda Fassie icyo mbaza ikibazo ni iki njye mbona haberanye bro ntabwo nuko tumaze tuvugisha ukuri reba u Rwanda rwose uko rungana uyu mutima afite udufaranga urimo kunyumva aya gatufana nawe mukimvange mu bana abantu y'abantu babanye baberanye ntabwo mwese bagabo barabanye yari operation tumukwe hagati y'uyu mugabo n'uyu mukobwa ni bande basikama shana wamenye nivanga mu ngo z'abandi ndakubaza nivanga mu ngo z'abandi ureke wumva iki tubivanze mu gutekana rubizanye hanze indi ko Suzana uko wasanga agiye kurekura indirimbo wasanga agiye kurekura indirimbo ushaka muvuge ko uretse ndakubaza ko ntuza ko Suzana uko kamonyi yatandukanye na nzaba mwita twabimenye Vestina yanze kumusoma ibintu bihera mu mizi uretse gato umva nkubwire uretse gato aha ngaha mwandike uretse gato uretse ama comment uretse gato yarani nkubwire nani Sankara kimwongere kwandika ngo Vestina yatandukanye na Idris mwandikanye ngo Irene yatandukanye na Idris ngaho niko bimeze yigo uyu mwana mureke yiyubakire Irene atandukanye na Idris uretse gato murinda nkuba atandukanye na Idris uko niko kuri gogo difa niba warananiwe kubaka waretse abandi bakubaka okay none se ni usenye nase urwasenyutse gizo mva bari mu nyi reba utimbiri bwa shamba ntabwo wa mugabo we ngaho siwo musobanuzi tugira sobanuri oya ereka kamubwire wasanga Vestina agiye kurekura indirimbo oya tega amatwi turi kugendera kuri iyi foto nagatwiko bari kwitwikira nagatwiko reka dutegereze bajye kwa divorce Sankara ako Godfather ntago Vestina yarahinduye izina ryo kuri Instagram yarongeye izina ry'umugabo Sankara yego uretse Sankara yaragiye amafoto y'ubukwe bwose ahubuzaho ni prank urimo kugira byo yavanye mu pranka ntareka kumubaze manza wumve nyumva bano bana baririmba gospel Godfather wasanga ari agatwi ko bagiye kurekura indirimbo yebe yayikoreye ariko ikintu ntabwo bakora pranka ntabwo bakora pranka ngize abantu bandi bakora ngo bamufatanye urumogi agiye kurekura indirimbo hoya Sankara wallahi ndakubwiza ukuri urimo kunyumva wasanga rega bana hakinze account ntabwo yari pranka urimo kunyumva wasanga Vestina bahakinze account bakandika bino bana bo kwa Irene wasanga na AI nge bana bana ndabazi ndikukubwira manza wumve hano ibibazo byose yabafite Vestina ntabwo ajya publishing manza wumva ariko reba hano ikintu mugomba kuvuga Godfather akamubwire ariko se bana bari bana bo kwa Irene ndabazi manza wumva ariko manza wumva ariko ibibazo bagirani bajya kubishyira ku karubanda n'ukuri kumana manza wumve Sankara
wincharginga ngo udatuma nzana n'amajwi hano wayazanye se njyewe icyambere nuko buretse gato ubundi icyo mba ntegereje nuko igihe cyandika ikinyamakuru cyandika urimo ntabwo bakwibeshya buretse gato bande bibeshya igihe baba abanyamakuru bo mu Rwanda ko narabanebwe batajya genda uricharginge ukore kuri goro nibyo ushoboye n'abandi mwese mumanuke no sense muranga mutagira refu mumanuke mugende muri charging cyose niba uri mukobwa mwiza ntabwo mugomba kujya mwisanga mu bigananga no mufata munamenyera abantu kwitwe n'inkuba Godfather njaba bana basanga bahakinze account ye ndakubwiza ukuri undi iyo iki niho ahantu havi ibibazo ubundi ni gute rubanda rugufi muza ni gute mwokicwa ni gute muza kumburanya tafaka urabona iki ngiki ni platform